bijyanye n'imihigo rero byo uyu mwaka ngira ngo 2023 watugendekeye neza kuko navuze nyine ingamba za guverinoma. Rero muri uyu mwaka wa 2024 noneho ubu ngo twakwihuta abakora ubucuruzi, abatangiza imishinga n'ibindi bikorwa bitandukanye, ariko buri wese tukavuga ngo buri wese icyo akora agomba kugikora atekereza ejo. Nicyo dukomeza gukangurira abantu. Icya kabiri nuko amahirwe buryo ugomba kuyakurikirana. You have to chase the opportunity. Ugomba cyane ku bajene bakiri bato gushyiramo imbaraga, mbese ugashakisha amahirwe udahagarara, udahuga, kugira ngo noneho ayo mahirwe ntabwo amahirwe akwizanira, ntabwo ushobora gusanga ahantu uri. Hari igihe ubona abantu babiri bavukiye ahantu hamwe, umwe atera imbere undi bikanga. Mu by'ukuri ugiye kureba bitandukanye usanga ari uburyo umwe yashyizemo imbaraga. Nicyo twavuga muri 2024. Igihugu cy'u Rwanda igihugu kirimo amahirwe menshi, buri wese rero akwiye kureba amahirwe yamugenewe akayacesinga akayafata. Amahirwe mu mujyi arahari rwose. Arahari. Urebye nk'inyubako, fata urugero rwonyine, urebye inyubako zizamuka, ntabwo za nyubako zubakwa n'amashini, zubakwa n'abantu. Ayo ngana amahirwe ya mbere. Urebye ibikorwa bitandukanye byo bita amadini abari mu mujyi, umuntu ukeneye iki, hari opportunities zitaba mu cyaro mu by'ukuri mu mujyi wa Kigali. Ahubwo itanduka n'uburyo iyo uyibonye uyikoresha gute kugira ngo ikugeze ku yindi ejo uzagenda uzamuka. Niyo uganira n'abagenda babigeraho cyane nk'urubyiruko bakubwira ko yatangire kuri iki gito arongeraho aragisevinga kiza kumuviramo ikinini. Nicyo kiganiro dukwiye gukomeza kugirana. Turabizi ko hari ibibazo, hari abajene bakeneye kubona koko ayo mahirwe akabageraho, nayo nshingano yacu guhuza abafite ibyo bikorwa by'ishoramari n'abakeneye iyo mirimo, ariko ku muntu ku giti cye ngira ngo ikiganiro cyo gukomeza kwibutsa ko gukomeza gushyira imbaraga gucesinga amahirwe ari ngombwa.